Ruvuga ngo vie publique niyo dushiramo imbaraga ngo abantu batubone, ariko ureba mu misho abona ko dutandukanye mu byukuri n'ibyo abantu babona. Ruvuga ngo imbaraga zawe z'ubukristo nago ziri mu bantu, ahubwo ziri mu ibanga rya wenyine n'Umwami. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'umugoroba, nashaka kuvuga gato ku ibanga rimwe Satani ahisha benshi mu witwa ko ari abakristo. Ari ikintu bita vie publique. Vuga ngo umuntu wese, nubwo cyane cyane abantu bayobora imbaga bari mu nzego zitandukanye mu bintu bitandukanye, niyo bakunda kwitwa ko ari public figures, cyangwa abantu bagaragara cyane cyane muri iki gihe cy'amamedia atandukanye na internet. Ariko buri muntu wese buri agira vie publique ye mu rwego rwe. Amen. Nuvuga ngo n'ubuzima abandi babona. Rero icyo Satani aduhisha ko umukristo vie publique ye cyangwa ubuzima abandi babona bugaragaza ubundi buzima abandi batabona, ariko witwa vie intime avec Dieu. Iyo urebye Yesu, abantu baratangaye n'imirimo yakoraga mu bantu, ariko ni bake bari bazi aho bituruka. Iyo ni vie publique ya Yesu. Yesu gendera hejuru y'amazi, Yesu uzura abapfuye, Yesu uhumura impumyi, Yesu utuma ibirema bigenda, Yesu uhindura ikiriyo kikaba ibyishimo. Ibyo nibyo bita la vie publique ya Yesu. Mwabizi? Ariko araho yaturukaga, iriya ni expression, nibigaragaza ibyo abantu batabona, aribyo bita intimité, vie intime ya Yesu na se. Aho niho byose byaturukaga. Amen. Iyo dusomye muri Luka, iyi ni introduction mbere kwinjira mu ijambo mu butumwa nyirizina, nukubera ko ari wo munsi turimo wo gusenga. Iyo dusomye Luka ibice 6 ku murongo wa 12 tugeze kuri 18, aho uraza kubona rero ibyo bintu bibiri navuze, vie publique na vie intime, vie cachée, ubuzima bw'ibanga. Biriya bitangaza bya Yesu byari muri vie publique, byari mu buzima abantu bose babona. Ariko rero biriya ntabwo byari kuba hatabaye ubuzima buhishwe abantu batabonaga. Iyo dushaka gusoma hano, nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro ryose asenga Imana. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa be, atoranyamo 12 abita intumwa: Simoni uwo yise Petero, na Andereya mwene se, na Yakobo, na Yohana, na Filipo, na Barutolomayo, na Matayo, na Toma, na Yakobo mwene Alufayo, na Simoni witwa Zelote, na Yuda mwene Yakobo, na Yuda Iskariyoti wahindutse umugambanyi. Amanukana nabo, ahagarara aharinganiye ari kumwe n'abigishwa be benshi n'abantu benshi bavuye i Yudaya hose n'i Yerusalemu no mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni gihereranye n'inyanja nini, bazanywe no kumwumva no gukizwa indwara zabo. Kandi n'ababazwaga n'abadayimoni arabakiza. Amen. Hano murabona ubuzima bwa Yesu bugaragarira abantu bose, n'ubundi buzima butagaragarira abantu bose kuko ni ubuzima bwe bw'ibanga hamwe na se. Ese iriya mbaga y'abantu yaje cyangwa n'abigishwa ubwabo, na ya mbaga yaje kumumva no gukira indwara no kubohorwa abadayimoni bari baboshye, bahuye na Yesu ryari? Bibiliya ivuga ngo yaraye ku musozi. Yari kumwe nande? N'abigishwa be? Yari wenyine na se. Ngo yaraye ijoro se asenga. Bukeye bwaho ahamagara abigishwa be, niwe yabise intumwa. Amen. Hanyuma baramanukana rero, bageze bamanutse umusozi basanga imbaga y'abantu yamutegereje, abarwayi,
abaremaye, ababajwe n'abadayimoni bari bamutegereje, hanyuma bagirira neza, arabakiza, arababohora. Hano turabona ubuzima public bwa Yesu. Amen. Yesu ari mu bantu arakora, ariko ibyo ibanga byabyo ni rya joro yaraye wenyine avugana n'Imana. Amen. Rero twebwe rero notre vie intime avec Jésus, ubuzima bwacu buhishwe na Yesu burakennye. Mwumva? Twebwe dushaka kugaragara. Twebwe dushira imbaraga cyane mu byo abantu babona, ariko ntabwo dushira imbaraga muri gushaka ibihe by'ibanga hamwe n'Imana. Uvuga ngo amasengesho. Na niyo mpamvu abantu benshi bazitabira amateraniro, ariko ntibake bitabira amasengesho. Ibyo mwabitahuye. Ariho vie publique yawe, nibyo ubona, mbona, tubona. Hariho na vie intime yawe. Ni ukuvuga ngo ni ibihe umaranya n'Imana, uri urasenga usabana n'Imana. Reka twongere turebe ahandi hantu hamwe. Matayo 14 umurongo wa 22, ndushaka tugeze kuri 25 kubera umwanya ari muto. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya, amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda, azamuka umusozi wenyine musurinye wenyine asezereye abigishwa ngo bamubanzirize imbere bambuke mu bwato, ngo kugira ngo asezere abantu. Tuvuga ngo abazaga kumumva. Abigishwa be bagiye bamubanzirije imbere, asezeye imbaga y'abantu yarije kumwumva, aho kugira ngo asange abigishwa be, ahubwo we izamukiye umusozi. Hano ngo wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine. Twebwe turatinya kuba twenyine. Ntugatinye kuba wenyine iyo ari gushaka Imana. Dukomeze. Ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko azaho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Amen. Aje kubatabara. Sibyo? Kuvuga ngo we ari wenyine ku musozi. Twebwe rero amasengesho, uretse ko Satani yarwanya kuko amugwa nabi, n'imbaraga zisenya ubwami bwe n'imigambi ye, ariko n'abantu b'Imana ubwabo ntago bafata au sérieux amasengesho, ahubwo dukunda ibintu biduhuza n'abandi. Niyo twita la vie publique, ubuzima abandi babona na Bibiliya yawe, ukagenda gusenga ku cyumweru na madame n'abana. Sibyo? Ibyo turabikunda cyane. Cyo mubona ku cyumweru amasengero abayo yuzuye. Ariko se mubuzuye mu masengero materaniro ni bangahe bafite ryabanga rya bonyine? Ni bangahe? Nagari benshi. Na niyo mpamvu rero impact ya témoignage yacu, niyo mpamvu impact spirituel, niyo mpamvu kuzana impinduka mu bantu tubana tugendana birabuze, kuko aho bituruka ni hahandi, ni muri ryabanga ryawe n'umwami. Iyo Yesu atagira biriya myanya, resultat abantu babonye, akiza abarwayi, yirukana abadayimoni, azura abapfuye, ntabwo byari gukoreka. Na niyo mpamvu mukurikiye ubuzima bwa Yesu Kristo, amen, nta kintu na kimwe cyo gutabara abantu ngo bavane mu ngoyi Satani yakoraga atabanje gusenga, atabaje kugira ibihe byo kwitarura, agasiga n'abigishwa be akagenda ku musozi wenyine. Rero amasengesho ntabwo Satani azareka kuyarwanya. Ibindi bintu bihuza imbaga abantu barabyitabira, ariko amasengesho ntabwo bayitabira. Kubera iki? Ari benshi. Kuko icyambere ntabwo bazi ko intimité n'umwami, ubuzima bwawe buhishwe n'umwami, nibwo bw'impacta ubuzima bwawe public. Amen. Ariko twebwe turashaka kuba mu bantu tugaragare neza,
na niyo twita twihinduka indyarya, kuko ukwiye kuba indyarya kugira ngo umacinge nicyo witirirwa kuko kijijwe. Ukwiye kwiga ukuntu uvuga neza, sibyo? Sibyo? Nubwo waba ufite amahane mu rugo, hanze hariya ukwiye kuvuga neza. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo vie publique niyo dushiramo imbaraga ngo abantu batubone, ariko ureba mu misho abona ko dutandukanye mu by'ukuri n'ibyo abantu babona. Ni ukuvuga ngo imbaraga zawe z'ubukristo ntago ziri mu bantu, ahubwo ziri mu ibanga rya wenyine n'umwami. Igihe cyose utazamenya ibyo, ubuzima bwawe nta mpinduka buzazana, ahubwo uzahinduka indyarya noneho, kuko uzashaka kuba muri standards z'ijambo ry'Imana, kuba mu gipimo cy'ijambo ry'Imana, hanyuma utangire kwihimbira ubukristo bwawe bw'uburyarya. Urabibise? Ariko iyo umuntu agifite ibihe by'amasengesho hamwe n'umwami, rega nubwo tuba turi hano masengesho y'itorero, ntibivuga yuko atari ibanga, kuko tuba turi mu ibanga mu mitima yacu. Amen. Ya minota dufata umwe wese ajya mu nguni. Siyo mpamvu tujya tuvuga duti ntukaderanje umuntu muri ya minota, kuko ni umwanya ukwiye kuba mu ibanga n'umwami. Na niyo mpamvu Imana ishimwe ko yaduhaye igipangu kinini aho umuntu wese ashobora kubona inguni ye. Abari hano mu gitondo turavuga iki? Tuti amasengesho twusenga yose Imana irayumva. Nimba ari amasengesho atarasubizwa, twavuze ko impamvu ari ebyiri. Impamvu ya mbere twavuze ko ari isaha y'Imana. Impamvu ya kabiri ivuga gute? Hari ingorane runaka Imana ishaka kuvana mu nzira. Urabibise? Kuko ikibazo ntago kiri ku Mana, imbaraga zayo ntago zihinduka, umutima wayo dukunda ntuhinduka. None nimba ari amasengesho adasubizwa, komeza umere nka mupfakazi yatitirije wa mucamanza mubi ngo amurenganure, Imana iza gusubiza. Ariko birashoboka ko impamvu nayo hari ku buzima bwawe ntago buri aregre n'Imana. Hari domaine runaka z'ubuzima bwawe ntabwo Imana irabwegurirwa. Ko Imana idasubiza, kuva ku gatanu narasenze ariko nagwisubiza. Nagwisubiza. Uzamenye ko ari ibintu bibiri. Nimba ubuzima bwawe bwejejwe, wumvira ijambo ry'Imana, Imana irirabikora. Ku isaha yayo uzabona bikoreka. Amen. Ikibazo nabwo ari wowe, Imana ifite isaha yayo. Ariko ariga amasengesho tanasubizwa kuko ikibazo ari wowe. Twatanze urugero hano duti nk'umuntu asuzugura ababyeyi n'umukristo, haravuga ngo ubahe so na nyoko. Amen. Ni itegeko rifite n'isezerano. Okay? None wowe uri mu masengesho kandi ntabwo ujya wubaha ababyeyi, hanyuma amasengesho gatinda gusubizwa, uzavuga ngo Imana iratinda. Kandi ntuzabwira Imana ngo ese ngo unyereke ngo itagende kandi ukizi. Twafata urugero rwande kwa Balamu. Balamu yarazi ko adakwiye kujya kuvuma Abisirayeli, ariko akagomeza kujya kubaza Imana ngo ngende. Imbere Imana yambwiye ntujyeyo, nukurikira izo ntumwa za Baraki umwami w'Umuwabu. Ati yewe Uwiteka yambujije, ntibagiye. Baraki avuga ati mumwongereze rero ruswa nyinshi, iyo mukurura amafeza n'ibintu byose, musubireyo. Atanga aza n'umubare n'abakomeye, yongereza umubare, sibyo? Baragenda ngo bamukonvenke. Bagezeyo baravuga ati nimurare hano mbaze nje kubaza Imana. Nashane mba wundi munota umwe. Mumva baramwerameze gute? No, nimubazanye yarameze gute Balamu? Okay, Balamu yarazi ubushake bw'Imana. Imana rero kuko ituzi twese byose, Imana ni omniscient. Agarutse yaramubwiye ngo genda. Mbere yamubujije, none avuga genda ariko uzavuga ibyo nzakubwira. Kubera ko Imana yavuze ngo genda, nuko Imana inezerewe. Dore kumubuza kwa mbere babyita la volonté parfaite de Dieu. Volonté, ubushake bw'Imana butavanze, nuko atagenda.
n'ubwoko butavumika ntagende. Ubwa kabiri amubwiye ngo genda ariko ntabwo uzabavuma, uzavuga ibyo ndashaka mu kanwa kawe. Babyita la volonté permissive. Bivuga ngo urabizi ubushake bw'Imana ariko uburenzeho uracyabwira Imana ngo ukayibwira ibyo usanzwe uzi, ngo Mana ngo ndondora umenye. Nashamba ni segonde imwe muganire nabyo. Ngo Imana ikurondore. None se irinda kukurondora ibyo wize ubwawe bitahwanye n'ijambo ry'Imana ntabyo urakosora, hanyuma ngo ikurondore. Kandi niyo mpamvu amasengesho menshi rero adasubizwa. Amen. Mwana ko Balamu byamuviriyemo kurangizana nabi. Ibyo yari yisabiye ntabyo yabonye. Yaravuze ngo amen, ngo azapfe urupfu rw'abaki kiranutsi, iherezo rye rizabe nk'iryabo buriya bwoko bwahawe umugisha. Amen. Bivuga azagire iherezo ry'abahawe umugisha, abakiranutsi azagire iherezo nk'iry'abaki kiranutsi, azapfe urupfu nk'urwabo. Nibwo yapfuye se? Oya, inkota ya Mose yaramurangije. Kuiteka niyo yavuze. Uwiteka yaramuretse kugeza igihe Mose ntabwo uri burangize urugendo ko ntabwo uzambukana ubwoko, ariko hari umurimo nshaka kunkorera. Mugende nibuka mu Midian, sibyo? Mugende kandi inkota yawe nisige Balamu. Wabibise? Attention Imana. Nisige Balamu. Balamu yarapfuye. Ntabwo yapfuye ubwo bakiranutsi, yisabiye, yifuje. Ntabwo yagize iherezo ry'abakiranutsi. Kandi Balamu impamvu atagiye mu ijuru nuko umwami Yesu yongera kumuvuga mu Isano rishya mu Byahishuwe Yohana. Ituro rya Tuatira aravuga Yezabeli, aravuga na Balamu. Wajibise? Voilà. Mu gusoza rero iyi introduction, mbere ko twinjira mu ijambo ry'Imana vuba, ndashaka kuvuga ngo nushaka kubaka ubuhamya bwa Kristo mu bantu, ukwiye guha agaciro umwanya wawe wenyine mu busabane bwawe n'umwami. Aribyo byitwa amasengesho. Ntuzigere nari umukristo utagira amasengesho. Ubukristo bwawe nta impact buzagira, ahubwo uzabarwa mu ndyarya gusa. Wayibise? Kuko nta mbaraga z'imbere zizakubashisha gukiranuka, noneho uzihimbira gukiranuka bihinduka uburyarya. Hari ishusho bazabona hanze, hanyuma ababana nawe ku munsi arindi bazabona. Nibyo bindi yakubwira ku kazi ati uriya muntu rwose umuntu nziza, hanyuma abo babana nawe bati ngo iki ntabwo mumuzi mwebwe. Mwabyumvise? Rero ukwiye uko Imana ikubona mu ibanga niko ukwiye kubonekana muri public. Amen. Hallelujah. Nimba uri umuntu ucisha make mu bantu, Imana ikuzi ko n'ahandi batabona naho ucisha make. Si byose? Guhinduka kuba mu ibanga ryawe n'Imana, hanyuma abandi bakabona ingaruka. Mumente nibyo vie publique na vie intime ni ibintu bitandukanye, ariko publique dependa na intime. Ubuzima bwawe bw'ibanga amasengesho nibwo bw'impact, nibwo buzana impinduka mu buzima abandi babona hanze. Reka rero twumve ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ndibaza ko impuguro mwayumvise. Hallelujah. Namwe muzadukurikira kuri internet, mutangire, turabazikana namwe, mutangire mubake intimite yanyu n'Imana. Intimacy n'Imana muyubake. Ibihe bya wenyine n'Imana. Kuko imbere y'Imana ntushobora kuba indyarya, ubuzi ko Imana ikuzi. Aho niho wihanira, aho n'Imana iguhindura. Amen. Rero twese ari muri hano arabaza kurikira kuri internet, ubuzima bwa Kristo bw'ibanga n'Imana nibwo bwazanye ingaruka y'ibyo babonaga akora.
akabohora abantu, agakiza abarwayi, ibirema bikagenda, abapfuye bakazuka, agahindura amarira kuba ibyishimo. Ibyo byose byavuye muri bwa busabane yagiraga hamwe na se. Nubwo yari afite imirimo myinshi ikagezana n'injoro, mwabonye yuko nta na rimwe avuga ngo niriwe nigisha, niriwe ngenda imidugudu n'imidugudu, noneho ba Petero tugende turuhuke. Kuko nta kintu cyashoboraga kumwambura umwanya wo kuvugana na se. Nta mwanya dufite. Twari no gusoma no mu gitondo kare, baryamye butaracya, bakamushaka bakamubura, kandi bari kumwe nawe. Bajya kumushaka bagasanga ari wenyine ku gasozi, ariho arapfukama asenga se. Kubera iki? Kubera yuko uwo mwanya abantu baryamye niwe akwiye kuvugana na se, kuko abantu nibabyuka barakumukenera kugira ngo batabare. Rero ntabwo yashobora gusakrifya umwanya w'amasengesho ngo kubera ko imirimo ari myinshi. Bivuga ngo nta rwitwazo uzagira imbere y'Imana ngo wari busy, ngo wafite inshingano nyinshi, wagize imirimo myinshi bituma utabona umwanya wo gusenga. Ibyo ni ukuri kuri wowe, ariko si ukuri imbere y'Imana. Murabona? Iyo umwanya ubuze nimugoroba yawushakije ryari? Mu gitondo kare kare mu museke. Amen. Abandi bakiryamye, we aragenda gushaka uwo mwanya kuvugana n'Imana. None uzavuga iki ngo jewe ngo mama ntasenga ngo ndi busy biki? Ntabwo ujya mu bwiherero wigeze ubura umwanya? Ntabwo uryama se wigeze ubura umwanya? Ntabwo urya se wigeze ubura umwanya? Ntabwo woga se wigeze ubura umwanya? Nta mwanya wo kuvugana n'Imana wigeze ubura. Ahubwo ni Satani ukuriganya. Nushaka umwanya uraboneka. Twabonye ingero hano. Rimwe agiye ku musozi nimugoroba, ubundi abyutse kare kare. Mu masaha 28 hari umwanya yageneye kuvugana na se. Nta na kimwe gishobora kumutwara. Agakora ibyo yaje gukora, akabona n'umwanya wo gusenga avugana na se. None we nguri busy. Birakomeye. Amen. Mwe muzi gusa ngo birakomeye gusobanukirwa iby'umirimo y'umwuka we. Nibyo. Ariko kandi birakomeye kutumvira Imana. Difite ingaruka zikomeye. Kwigira abanyabwenge kurusha Imana. Ukayumvisha ko nta mwanya ufite wo gusenga. Imana iravuga ati no, wowe uri busy kurusha umwami. Uko yarameze muri isi yacu, ntiyari mu mubiri. Amen. Abuze umwanya nimugoroba awushakishije mu gitondo abantu batarabyuka. Nawe nubura umwanya nimugoroba kuko watashe bwije, wagize gute? Ushakishe mu wundi mwanya kandi uraza kubona. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko uvuga uti masaha 28 sinzabura iminota 10 y'Imana yanjye. Ntabwo uzabura iminota 10 ndugu yangu. None se mu masaha 28 umwanya umara witotomba urawubura? Ntabwo ubura. Umwanya wo kwitotomba ntubura. Ikibazo komeye. Reka dukomeze. Shira umutwe hariya. Iyi introduction kwagira ngo tubabwire ngo Satani nta kina. Araza amasengesho icyo akora. Iyo terrain ugo rubuga yaranesheje benshi. Tu dois conquérir ce territoire. Kyo kugarura amasengesho mu buzima bwawe. Ça c'est un territoire à reconquérir pour la gloire de Jésus. Kugicyubahiro cya Yesu. Dusome hariya rero. Noneho birakomeye. Murafite inzara? Ngo ntituzasiga? Icyambere mu ijambo rya mbere na ahantu. Ni hehe tuzasiga n'urwara? Reka tugende vuba. Imana ishimwe. Dusome igitabo cyo Kuva. Amen. Hallelujah. Mwageze cyo Kuva. Dusome
kuva 10 umurongo wa 21 tugeze kuri 29 vuba vuba tumve iby'urwo rwara tutaza ruhasiga. Uwiteka abwira Mose ati tunga ukuboko kwawe mu ijuru umwijima ucure mu gihugu cya Egiputa umwijima umeze nk'igikorwaho. Mose atunga ukuboko mu ijuru umwijima w'icuraburindi ucura mu gihugu cya Egiputa cyose umara iminsi 3. Ntihagira abarebana cyangwa uwahaguruka akava aho ari, bimara iminsi 3, ariko mu mazu y'Abisirayeli bose harabonaga. Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu abe ari byo bisigara, abana banyu bato mubajyane. Mose aramubwira ati ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twosa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo, n'amatungo yacu tuzayajyana, ntihazasigara n'urwara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu, kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo. Ariko Uwiteka anangira umutima wa Farawo, ntiyareka bagenda. Farawo aramubwira ati mvaho, irinde ntukongere kunca iryera, kuko umunsi uzongera kunca iryera uzapfa. Mose aramusubiza ati uvuze ukuri, sinzongera kuguca iryera. Amen. Ikini muzi ko Imana yakubise Egiputa ibihano bingahe? 10. Ikindi cya 9, icya 10 nicyo cyamugondoje, sibyo? Okay, icyo cy'umwijima ubasha gukabakabwa ni cya 9, sibyo? Reka tuvuge vuba vuba kugira ngo mwumve ibyo ari byo. Abisirayeli bari muri Egiputa, amen. Mu gihe cya Yosefu, Farawo icyo gihe mu Egiputa yubahaga ubwoko bw'Imana, kuko niyo yabwiye Yosefu ngo azane umuryango wa se. Ntabwo mubyibuka? Ariko nyuma Yosefu amaze gupfa, hageze gihe Egiputa igira Farawo wundi. Uyu rero yaje kumera nabi ubwoko bw'Imana. Turebe ubuzima yabajyanyemo uko bumeze. Tujye mu gitabo cyo Kuva nyine, duhere ku murongo igice cya mbere ku murongo w'8, amen, tugeze ku murongo wa 14. Hano baratubwira condition ubuzima b'Isirayeli bari barimo. Muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu. Abwira abantu bati dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buruta ubwinshi buturusha n'amaboko. Nimuze tubashakire ubwenge be kugwira, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya bakava mu gihugu cyacu. Nicyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa ngo bababarishe imirimo iruhije. Bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo Pitomu na Ramsesi. Ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisirayeli urunuka. Abanyegiputa bakoresha Abisirayeli agahato, bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari, n'ubundi bwose bwo mu gasozi, uburetwa bwose babahatishaga. Amen. Amen. Hano Wek France iravuga ijambo rikomeye ngo il leur rendit la vie amère. Ubuzima burasharira kubera souffrance, ingorane babashizemo. Imana rero irabyumva uwo mubabaro barimo wo gukoreshwa ubuzima bw'uburetwa burenze. Abashakashatsi baravuga ngo icyizere cyo kubaho cyari cyagabanutse kugeza ku myaka nka 30. Nivuga ngo umuntu yabagaho imyaka 30 agahita asazaga agapfa. Yuta espérance de vie cyangwa life expectancy yari yamanutse kuri myaka 30. Murumva? Imana ibwira Mose rero, twihute rero, imaze kwiyereka Mose ibice 3 muri cya gihuru cya kumuru n'ikongoke. Nimubize ayo makuru. Imana ibwira Mose ku murongo wa 6 igice 3 tugeze ku murongo wa 10. Kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Uwiteka aramubwira ati
ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Amen. Amen. Noneho Mose aragiye rero. Turiho turasimbuka byinshi, sibyo? Ibyo Mose yavuganye n'Imana, avuga tugire utumundi, sizi no kuvuga, ibyo turabisimbutse. Noneho Mose aragiye rero 6:9. Ageze ku Bisirayeli rero arababwiye rero. Mose abwira Abisirayeli ibyo, maze babuzwa kumvira n'umubabaro mu mitima yabo utewe n'uburetwa bw'agahato. Amen. Amen. Mose aje kubabwira inkuru yuko uburetwa burangiye. Amen. Kwigiye cyo gucungurwa kigeze. Ariko iyo nkuru nubwo ari nziza ntabwo yabanejeje. Ntabwo bayumvise. Kuko ngo bari buzuye umubabaro. Umubabaro mwinshi wabatumye n'inkuru nziza yo gucungurwa ntacyo yababwiye. Ngo mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Angoisse. N'umubabaro n'agahinda kenshi bituma n'ibyiringiro ko bazava muri ubwo buzima byari byarakamye. Bari bazi ko ari urwandiko bazapfira muri ubu buretwa n'abana babo ubuziraherezo. Iyi niyo kondisiyo rero Abisirayeli bari barimo muri Egiputa ya Farawo. None Imana itangira gutera Egiputa ibyago. Ku cya 9 mwumvise icyago cy'umwijima. Farawo amaze kona icyago cy'umwijima, kuko icyanyuma n'abana b'imfura bapfuye. Hanyuma Farawo aravuga ati reka mbarekure, ibi byago bibaye too much, ariko ndabaha condition. Aravuga ngo nimugene mwebwe n'abana banyu niki byose, ariko imitungo yanyu muyisige. Imitungo yanyu muyisige. Umva imitungo y'icyo gihe cyari sibyo? Ni ingana amashoni niki byose. Imitungo yanyu muyisige. Mose niyo yavuze ya jambo rero twakuyemo umutwe ngo ntituzasiga n'urwara. Aravuga ngo uretse ukuye kuduha wowe nibyo dutambira Imana yacu. Amen. Kuko Mose bari muri position de force. Kuko ibyago by'Imana bimaze gushegesha Egiputa. Hallelujah. Ariko Imana iracanangira umutima wa Farawo. Mose aravuga ngo uretse no kuvuga ngo dusige ngo amatungo yacu, dusige ibintu byose, ati n'urwara ntabwo tuzaruhasiga muri Egiputa. Ese iyo bavuze ngo n'urwara ni kuvuga iki? Nta n'akantu na gato tuzasigara. Mumenye rero ko mu buryo bw'umwuka Farawo ni Satani. Amen. Kiriya gihe Farawo yari umuntu nkatwe, yari umwami wa Egiputa. Ariko mu buryo bw'umwuka Farawo agereranywa na Satani. Uyu munsi Yesu yaduhamagaye. Amen. Ese ubutumwa bwiza bwaguhamagaye ngo ukora iki? Uje dusome Abakolosayi igice cya mbere 12-15. Wumve hano uraza kumva ko strategy ya Satani muri cyo gihe cya Farawo na ba Mose ntabwo yahindutse. Abakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 12-15. Mushima Data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima, akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Amen. Amen. Kurikiye muri ndataye magambo. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'étage des saints de la lumière, qui nous a transférés, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ngo yaratubohoye ubutware
bw'umwijima akaturekeraho, ngo yaratubohoye ubutware bw'umwijima akatwimurira. Mwumvise? Akatwimurira. Et nous a transférés dans le royaume du fils de son amour. Akatwimurira mu bwami bwe. Nkuko Mose yatumwe n'Imana kugira ngo Abisirayeli bacungurwe bave muri Egiputa munsi y'igitugu cya Farao. Ariko Farao amaze kubona ko imbaraga z'Imana zikoresha ba Mose atabasha kuzihangara, nukabone naho afite abamagicien, abakonikoni nabo bafite imbaraga z'umwijima. Ageze ku cyago cya 9 aravuga ati reka mbirukane bagende nkiri ibi byago by'Imana yabo, ariko imitungo yabo ikwiye gusigara. Natwe iyo Yesu aje kutubohora ubutware bw'umwijima, gahunda nuko atwimurira mu bwami bwe bw'umucyo, ariko gahunda nuko twimuka twebwe gusa, tukwiye kwimukana n'ibyacu mu buryo nta n'urwara tukwiye gusiga aho twari turi. Iyo se turuhasize ingaruka nizi. Musome, Mose avuga impamvu ibyo Farao asaba adashobora kubimuha, kuko aravuga ngo ibyo nyine uvuga ko dusiga nibyo tuzakoreshereza. Amen, haleluya. Mu murimo w'Imana tumaze kugerayo, nibi tuzavanamo ibitambo tuzatambira Imana yacu. Satani rero ariwe Farao icyo gihe arashaka yuko rero nimba warakijijwe ubutware bw'umwijima, nimba Yesu yarakubohoye ubutware bw'umwijima, amen, Satani arashaka yuko wowe wimuka ariko ibyawe abigumane. Kandi benshi yarabashoboye, barakijijwe ibyaha, ariko ibyo batunze biracyari kwa Farao. Na niyo mpamvu baba mu buzima budafite umudendezo usesuye, kuko barimutse nibimukana n'ibyabo. Kandi buri kintu cyose wasize muri Egiputa, wasize kwa Farao, mu gihugu muka wasize kwa Satani, uba ari umugozi ukiguhuza nawe. Nenda byumvise? Wabyumvise? Amen. Bivuga ngo ibyanditswe byera byatwandikiwe twebwe ngo bitwigishe, biduhugure, biduhane, biducyahe. Amen. Ntabwo ari kuvuga ngo ibya Farao byararangiye. Imbaraga zari muri Farao ziracyahari, n'imbaraga z'umutware w'isi ariwe Satani. Egiputa mu mwuka ni isi, Farao ni Satani. None Farao aravuga ngo ndabarekuye n'abana banyu. Mumvise ngo n'abana banyu ikitwa abantu mujyane mugende, ngo ariko imitungo yanyu isigare. Amasyo n'ibiki byose. Mose aravuga ngo uretse ko ari wowe ukwiye kuduha ibyo tuzafata mu gutambira Imana, ahubwo ibyacu nta n'urwara tuzagusigira. Twabose ingoyi yawe forever. Tugiye gutambira no guserva no gukorera Imana yacu yaducunguye. Uyu munsi rero bene data, uko kuri abakristo benshi kurayishwe amaso yabo. Benshi mu bakristo ku isi, ndio simvuga abakristo b'idini, ndavuga bitwa abana b'Imana, barakijijwe ibyaha kubw'imbaraga za Yesu Kristo zibatura. Amen. Ariko ibyabo ntago birava kwa Farao, kuko ntabwo byimukanye nabo mu bwami bw'umucyo. Mumvise hariya gukizwa no kubohorwa ubutware bw'umwijima no kwimuka. Ariko warimutse, ibyawe ntago byimutse, akazi kawe ntago kimutse, karacyakorerwamo ibintu byo kwa Farao. Tuvuge ufite entreprise, ufite company, ni yawe iracyagendeshwa na ruswa. Wabyumvise? Iyo company yawe ishingiye ku bintu by'ibinyoma. None shakuwaza, yarimutse se? Iyo company yarimutse? Ntago yimutse. Wowe nibyo kuri Yesu yarakubatuye. Wavuye mu byaha, warimutse mu bwami bw'umucyo, wavuye mu butware bw'umwijima,
wavuye munsi y'igitugu cya Satani, aricyo gitugu cya Farawo, wavuye mu bwami bwe, ariko ibyawe biracyari kwa Farawo, ibyawe biracyari muri Egiputa. Satani aracyafite ububasha ku byawe, na niyo mpamvu akujyana muri kompromis. Hari diri mwakoranye, reka jyewe ngende ariko ibyanjye naco bisigaraho. Wabyumvise? Nuvuga ngo ibyawe biracyagenzwa n'amategeko yo kwa Farawo. Principe zo kwa Farawo nizo zikiyobora ubuzima bwawe, ubuzima financier, ubuzima bw'ibyo ufite, ubuzima relation zawe ziracyagengwa na principe zo kwa Farawo, ziracyayoborwa n'amahame yo kwa Farawo. None uzavuga gute ko Satani wamuhunze? Uzavuga gute ko Satani yakurekera amahoro? Uzaba mu Bukristu butazamuka, uzaba mu Bukristu rimwe na rimwe buri hafi y'ubuzima bw'abapagani. Nuko gusa utakiri muri bya bindi Yesu yakuvanyemo, ariko ntabwo wigeze uvavanura na Egiputa na Farawo. Hari ibintu bikikumentena kwa Farawo. Niyo mpamvu agakiza k'abantu benshi ntabwo ari agakiza kasesuye, ni agakiza gacagase. Niyo mpamvu abadayimoni baracyafite icyuho banyuramo bagatera, hanyuma ugasanga abakristu baraho barakora, ariko ugasanga igihe cyose bari mu madeni. Nuko bakorera amafaranga menshi ntabwo bahaza, na niyo mpamvu banaganya ngo n'icya 10 sinkigitanga, dore mfite amadeni nafashe, iriya modoka n'umwenda, iriya nzu n'umwenda, abanyeshuri abana mu kubajyana mu mashuri n'imyenda. Rero mwami nawe urayibona, n'icya 10 ntacyo nzaguha. Kubera iki? Kubera ko barimutse, baraboho ubutware bw'umwijima n'imbaraga za Yesu Kristo. Barimutse ubwabo mu bwami bw'umucyo bw'umwana w'Imana Yesu Kristo, ariko ibyabo byasigaye kwa Farawo, ibyabo byasigaye muri Egiputa. Na niyo mpamvu bararya ntibahage, barakora bagashira umufuka utobotse, ukababona hanze ngo bafite ibintu, ariko wakwinjira imbere mu mutima w'Imana ibona huzuye agahinda. Kubera iki? Ese gakiza kavanze umunezero wo gukizwa n'agahinda? Ni ukuvuga ngo rero urwara rwawe rwarasigaye, aho gusugwara gusa, hasigaye n'ikirenge, aho gusikirenge gusa hasigaye n'ukuguru, aho gusura gusa hasigaye n'ibihimba byose. Nuvuga umutwe niwo wimutse, Satani agakomeza akora amaguru. Twari umutwe hariya uzavuga haleluya haleluya, ariko nanjye ndafite ukuguru. Mose arambwiye ati usibye kure usibye ibyo usaba ukwiye no kuduha ibyo tuzatangira ibitambo Imana yacu, ariko si ibyo gusa, nta uretse n'ihene, nta n'urwara tuzasiga muri Egiputa. Mwene data, muri aya masengesho, nimba ushaka kubona imbaraga za Yesu Kristo, nimba ushaka kubona ubuzima bw'amahoro, nimba ushaka kuryama ntuhagarike umutima, nimba ushaka kumenya freedom ya Yesu, umudendezo Yesu atanga, amen, ube warimutse ukava kwa Farawo, ariko unarebe kwa Farawo muri Egiputa ko nacyaho cyasigaye, kugira ngo muri aya masengesho nacyo ukimure mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ngo dushime data wa twese wadukije ubutware bw'umwijima akatwimurira mu bwami bw'umucyo bw'umwana wayo ikunda. Amen. None se muvandimwe, wowe urashaka amahoro umutima gute? Uzayakurahe nubwo ukijijwe? Wowe urashaka kumenya umudendezo wa Yesu Kristo gute? Wowe urashaka ubushizi bw'amanga mu gakiza gute? Buzaza gute? Kuko wowe warimutse, Imana kugira ubuntu, sibyo? Ntago kiri mu nzoga, mu busambanyi, mu biki byose, ibyo warayivuyemo, kuko ubutware bwa Yesu Kristo bwarakubatuye ubutware bwa Satani. Ariko se reba rero, ibyawe biri mu bwami bw'Imana. Ese ibyawe byarimutse, business yawe yarimutse, umushara wawe warimutse. Amen. Iby'Imana yaguhaye byarimutse. Ibyo nyine bitajyanye nawe, amen, muri uko kwimuka, ibyo nibyo Satani afatiraho kugira ngo akomeza gutere, akubuza amahoro, amen, akubuze kunezererwa agakiza, akubuze kwishimira deliverance, gucungurwa, akubuze
kwishimira kwinjira mu masezerano y'Imana yuzuye. Urasoma Bibiliya ugasanga ubuzima bwawe birahabanye kandi ukijijwe, hanyuma ukibaze kubera iki bitagenda. Biragenda gute se? Biragenda gute se kandi hari ibyo wasigiye Farawo? Biragenda gute kandi hari ibintu biguhuza na Farawo? Egiputa wayivuyemo yego, ariko ibyawe ntago byavuyemo, biracyahari. Warambutse inyanja itukura yego, kuko uri mu rugendo. Tugereranye Yorodani ko ari igihe tuzaba twageze mu ijuru, sibyo? Ari umuzuko wa mbere. Ariko abakijijwe bamaze kwambuka inyanja itukura, kuko niyo itandukanya Egiputa, amen, n'urugendo rw'umudendezo ruganisha mu gihugu cy'isezerano. Warambutse inyanja itukura, ariko ibyawe byasigaye muri Egiputa. Hari ibyasigaye muri Egiputa, wenda si byose, ariko hari ibyasigaye muri Egiputa. Ibyo rero niwo mugozi uguhuza na Farawo, ari we Satani. Igihe cyose utarabyimura, n'urwara urwimure, uzajya ugira ubuzima bwa gikristo en dents de scie, umusumeno. Byazamutse Amasengesho, turanezerewe ijambo ry'Imana mu materaniro, haleluya, Imana duhaye umugisha, haleluya. Hanyuma twava mu materaniro bikongera bikamanuka. Wayibise kwa kubura amahoro komeza kukaza, kwa kwiganyira kukaza, bwa bwoba bukaza. Ejo bazanziza cha munara, ibi ntabwo abantu barahangayitse mu mitima yabo. Hanyuma abakristo benshi, kuko benshi bahenebereye, muzi ko mu itorero habamo urumafu n'ururo. Murabizi ko wa muntu yavuze ngo hari abapagani bo mu isi n'abapagani bo mu nzu y'Imana, nabo babaho. N'abapagani ariko bo mu nzu y'Imana. None abo rero bakaba baraho, ni ibikoresho bya Satani. Bagatangira guhimba ubutumwa butari bwo. Satani akabakoresha kugira ngo barwanye umugambi w'Imana. Uyu munsi muri Amasengesho Yesu arakubwira ngo hagarara uko Mose yahagaze. Ati Farawo, nta n'urwara tuzasiga muri Egiputa. Ubwacu turimuka hanze ya Egiputa tujye mu masezerano y'Imana, n'ibyacu birimuka, nta n'urwara ruzasigara. Rero uyu munsi rero nimuzigere mwibeshya, nimwinjire mu butumwa bupfuye bwa kino gihe. Iri jambo ry'Imana ntago ryanditswe ubu, n'amateka yabayeho. Igihe cyose wowe uvuga ko wakijijwe, nuvuga umenye ngo warambutse inyanja itukura, wavuye muri Egiputa ko warakijijwe. Bya byaha Yesu yarabigukuyemo. Ariko rero ibyawe hari byasigaye muri Egiputa, hari byasigaye kwa Farawo. Nuvuga ngo uracyafite link, uracyafite umugozi uguhuza na Farawo. Azajya anyura kuri uwo mugozi agutelefone. Ati allo, wowe uri hakurya y'inyanja itukura. Ariko wibuke kameme ko hari ibyo tugifitanye. Ugasanga rero turi mu bukristo buraho, ugasanga abantu nta muneze. Nigeze kubabwira rimwe, mu myaka nk'ingahe ishize, si myinshi, sibyo, tukiri hariya, tufate hariya muri Kave, abantu benshi nta n'igare bari bafite. Nibyo sibyo? Nta n'igare bari bafite. Ndavuga benshi. Nta n'konti muri banki bari bafite. Banyibise. Ariko ubarebye kiriya gihe bari buzuye umunezero, bari buzuye amahoro menshi. Ariko uyu munsi Imana yabagiriye neza. Benshi bafite amamodoka. Kiriya gihe ni bake bari bafite inzu, ariko uyu munsi barazifite. Nashaka kubabaza ko bafite ibyo bintu ariko nta mahoro, ko bafite ibyo bintu nabyishimo. Yagenze gute? Byagenze gute? Nuko ntabwo bimutse ngo bagende bimukana na byose n'urwara, amen, ari byo Farawo asigaranye. Ibyo rero nimutabimenye uyu munsi, mumubwire nka Mose ngo byose turabyimura aho Yesu yatwimuriye, amen. Nta n'urwara tugusigira. Nutakora iyo ntambwe muvandimwe, ntabwo uzigera ugira umunezero, ntabwo uzigera ugira amahoro asesuye.
rero aho niho byapfiriye. Rero ntuzajye ubishakisha ahandi, aho niho byapfiriye. Uyu mutwe w'iri somo ry'uno munsi bidufashe muri aya masengesho kugira ngo wiyambure ibinyoma, ubutumwa bupfuye bwaho hanze butatanga amahoro mu bantu, budatanga umudendezo mu bantu, ahubwo bahambira mu buryarya bwa gikristo butari bwo. Ahubwo umwuka wera akubature muri aya masengesho. Uzirikane ngo narimutse, navuye kwa Farawo muri Egiputa, nta n'urwara namusigiye kandi nta n'urwo nzamusigira. Imana ishimwe. Duhaguruke kadusenge. Iyi niyo ntego y'aya masengesho. Haleluya. Kuko Imana irashaka izingazinga amateka mabi, hanyuma mu mwanya w'amateka mabi maze kuyazinga, haleluya, yasimbuza amateka mashya. Mwumvise ko ikibazo si Imana idashaka kuduha umugisha, ikibazo ni twebwe. Hari ibintu dukwiye gutunganya. Nimba ushaka kutaba indyarya yo mu gihe cy'iherezo, ugashaka kuba ahantu Imana yo mu ijuru, amen, ikwemera ko wimutse koko, ukimukana n'ibyawe byose, nta kintu wasigiye Satani. Kandi muzirinde kuba abanyabwenge kurusha ijambo ry'Imana, kuko ubutumwa bw'uno munsi babwira abantu ko bafite ubwenge kurusha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga gutya, bo bakavuga ibinyuranye, ngo niko kuri. Mukwiye kumenya ukuri ni iri jambo. Ibinyuranye naha ni ibinyoma. Amen. Urashaka agakiza gasesuye, urashaka ubuzima bwo muri Kristo bw'umudendezo, urashaka kwinjoyinga agakiza, urashaka kugira amahoro umutima wawe, urashaka kunezerwa, ibanga niryo. Bwira Satani uyu munsi ngo Satani, narimutse, nambutse inyanja itukura, ariko rero uyu munsi ngira mvane ibyasigaye muri Egiputa yawe, nta n'urwara ndi bugusigire, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge. Mwami Yesu, turakweretse uyu mwanya, turagushimira ko wadukije ubutware bwo mwishima, ukatwimurira mu bwami bwawe bw'umucyo. Ariko twasanze benshi mu nzu yawe, mu bakristo, barimutse. Yego, bavuye mu byaha wabavanyemo, warabavanye mu byaha, mu mwijima, barimutse, bambutse inyanja itukura, bariho baragana i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Ariko byinshi babisigiye Farawo. Farawo aracyafite umugozi abakururisha. Farawo aracyafite urusinga akoresha mu kubatelefona, kuko ari kibahuza nawe. Satani aracyafite ahuriye nabo. Uyu munsi mu izina rya Yesu, iyo migozi ibahuza na Farawo kino gihe mu buryo bw'umukari Satani turawuciye mu izina rya Yesu Kristo. Nawe utwumva kuri internet, muri YouTube, turahamagaye imbaraga z'Imana mu buzima bwawe. Nimba utarakizwa, ukizwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bwawe Mwami Yesu, aho uri upfukame, nimba ari mu rugo rwawe, nimba ari muri salon, aho uri hose, uhamagare Yesu akubabarire ibyaha byawe, hanyuma kubature ubutware bw'umwijima, nawe akwimurire mu bwami bwe bw'umucyo. Uyu munsi turashaka kwimuka, kuko twimutse mu bwami bw'umucyo, ubwami bwa Yesu Kristo, tukava muri Egiputa, tukava kwa Farawo, n'ibyacu byose turabyimuye. Tufashe icyemezo cyo kubyimura. Satani, nta n'urwara tuzagusigira. Satani, nta n'urwara ruzasigara muri Egiputa yawe. Satani, nta n'urwara ruzasigara mu bwami bwawe. Twarimutse, n'ibyacu turabyimuye, n'urwara ntago tuzagusigira, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Murakoze. Imana ibagire neza. Mukomeze kumva ijwi ry'Imana, mukomeze kwegera Imana. Amasengesho acyakomeza no ku munsi w'ejo. Haleluya. Rero turwane urugamba yuko tuva kwa Satani n'ibyacu tukabivanayo. Ntihazagire urusinga rukiguza nawe, ubwo nibwo azajya kururisha ngo akubuze amahoro. Amen. Kandi muri Yesu birashoboka. Urashobora kumubwira ngo nta n'urwara nzagusigira. Amen. Amen. Ishobora kuba ari n'amarelation mabi, sibyo? Nuvuga ngo warimutse, ariko kwa Farawo uracyafite inshuti mu gisabana mu by'umwijima. Nabyo niki? Hari ibintu gifite muri Egiputa. Ntabwo ari ibintu gusa, n'ibishuti.
amen. Duhamagariwe gukunda abantu bose no kubagira neza ko dushoboye, ariko ntiduhamagariwe kuba mu bufatanye by'ibikorwa by'umwijima, kuko ngo umwijima n'umucyo nawe bihuriye, ngo Kristo ntawe uriye na Beliyari Satani, amen. Tuba mu isi, Imana irabizi, amen, ariko ntidukwiye kuba muri kombine, kuba mu bintu duhuriyeho n'abantu by'umwijima. Dukunde abantu bose, tubagire neza, ariko za relation, ubusabane bushingiye mu bintu by'amabanga by'umwijima, uyu munsi umenye ngo nibyo nyine Farawo agikoresha, ukwiye kubivamo. Quelque soit inyungu byaguha, ukwiye kubisezerera, kuko nta n'urwara ukwiye gusiga. Tuzageze kuwa gatanu nta n'urwara twamusigiye. Mugende mubwire n'abandi bantu bitwa ngo naba Yesu, babwire ati ese Farawo hari urwara bamusigiye? Hanyuma murebe ukuntu abantu bakanura, kuko ubutumwa ni challenge ku bantu benshi mu itoro ry'Imana ku isi, sibyo se? Kandi iri joro ndasaba Umwuka Wera ngo yagure ibyo navuze, amen. Umwuka Wera abyagure muri twese, katubaho umugisha kugira ngo mutahe mu mago, mugende kurangiza kwiyiriza, amen. Ariko gusenga kujya birakomeza. Ubu n'ubwo umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese, amen, amen, amen. Shalom, mugire ijoro ryiza.